ha oya uba ufite uwo mushiti wanjye umva yarambwiye ngo umva habamo kayihu stage ufite amakuru ubu eshanu giha ufite amakuru menshi sha ntabwo ari Nyamirambo giha reba yanjye ukuntu twigiza nta akasamu muntu twano turi Hmm? kuvugana n'abantu batabyemera bagisetsa bari hariya hasi ba fiyo n'abarabikoze baraparennye bari none se kutuzunguriza umutwe none se bo nibishoshwe bakuza kwimanika nka cyo kora Safi man ubu rero ngo ari gutwika reka mbabwize ukuri ari kwitwika no ibi bintu ngewe simbizi abantu bazi amategeko muze kumbwira gufata certificate yawe ukayishyira ku karubanda ariko Man, Godfather iriya umva certificate nta wenda kintu na mbere kimwe mbere ko kirimo tunamuvugaho usibye izina ryiwe se hari ikindi kintu wabonyeho ese gato nicyo mbivugaho buriya we bari kureba parcours y'urugendo yanyuzemo akamva nyine ariko atereka se amatwike oya ko muri kwibagirwa ya video Dekati yashyize hanze yagiye mu mashitingi ariho atwariye amagare ntabwo ari njye ubivuze nabirebye kwa Dekati umva sha rero giha kayihura wanjye wo kurya nyuma nawe ntiyicaye kurya nyuma ntibiba byoroshye ariko nyine nibyo no reka ziba ari ikindi kintu abantu bagomba oya kumenya kayihura sibyo ari informe ubwo uretse gato reka kayihura maze making ibintu clear sibyo ntabwo ahangaha turi mu busutwa abantu bagiye bamenya ibintu Safi ni umuhanzi Safi Madiba ni izina ntabwo tujya dukoresha izina rye n'iyibikora turi kuvuga kuri Safi nk'umuhanzi ntabwo abaturage bose bagisetsa agahinde singuye nawe yashatse kugira icyamamare kuri social media bikanga ntabwo agahinde yabonye ibyangombwa ntabwo twize tumuvugaho nta binyamakuru byanditse mugende uretse gato mugende murebe none se hari ibyo yamanitse mugende murebe ku isibo banditse inkuru ni ibinyamakuru byose byanditse Safi kabonye ibyangombwa means ko he is a public figure yes nituvuga kuri relationship ya Safi nka public figure uretse sensitivity iba muri community yacu abantu ntibakabifate nabi turi kuvuga ku byamamare turi kuvuga ku cyamamare kiri muri showbiz turi kuvuga ku izina kuri stage name siko bimeze niyo mpamvu Safi abona ibi byangombwa akabishyira ku karubanda kugira ngo itangazamakuru rimuvuge akabikora akabimanika ku mbuga ze so ntabwo twinjiye muri vie prive y'umuntu ntabwo ubuzima bwa Safi muri vie prive ahantu twarengera nuko twajya kumukuramo ikabutura tukareba icyo yambariyeho oya nanone ariko niba turi kuvuga ku byagiye hanze tukavuga ku makuru yagiye hanze kandi nyir'ubwite yishyiriye hanze yayashyize hanze kugira ngo abamukurikira fan base ye babivugiyeho dushyireho comments zitandukanye tumukongratulating so that's why we are here taje umuntu uva ko twinjiye mu buzima bw'umuntu kandi icya kabiri nyambona abantu bose babonye ubwene gihugu abantu bapostinga kadrapo iki ntabwo ngiye nzapostinga nzambara boxer migere hariya bose bizaba ryari ibintu nzabyina nta gitangaza yakoze se nzakoresha ikoti muri darapo nzakoresha costume mu idarapo ry'inaha bakundi bajya nzahita mera nka Rucagu umusozi ufite amaraso y'ubukongomani wanabikora nzahita mera nka Rucagu mpite nkubita nukuri nzahita nshaka nkoresha costume ndajya kwifata nambaye costume kuva no ku nkweto izaba iriho darapo koko ariko rero Godfather njyewe uraza gutuma ni gute Godfather ari kubabeshya mukanabyemera wowe nawe ndabeshya none se ubu twemera ibyo uri kutubwira wowe gusumba ibyo nyirabyo ari kuvuga none urabona murumva njye nababeshya okay mundebye murabona Nyamirambo koko uri kurya nyuma y'amasaha waba urwaye indwara bita ya kurura disorder kubona umuntu ungana nawe uri ukunda social media 10 za mu gitondo giha kurya nyuma Godfather wa musampapiye we nose bariko si umuntu kugira ngo mbikwerekera muri DM yawe singibyo se rega umuntu wese kugira abone izo papye abanza kuba umusampapye n'ibisanzwe mubwire bro mubwire murebe kuri dashboard dore jihadaje noneho abazaniye ibisuguti ibi bisuguti ni ibyo ndi kubona hano hejuru ibyo ntago ari ibisuguti ni pate jaune urashize noneho utuzaniye sosoma ku bantu bakunda ka pate jaune kandi nziza cyane mwagura iyo pate jaune niyo iryoshye hano muri Kigali n'abadiaspora mwazituma ibikika neza ntago ibiri mu dufuka ngo itumuke oya kandi bayikoramo igikoma kandi wanayikoramo igikoma so rero iyo pate jaune please you guys ni pate jaune ya danje kabisa pate jaune nayiriye muri internet ngira aho ndayanga
ubu wageze muri Canada uri kurya ibyo mu bikombe igura sha. gute jiha iyo pate jaune Iyi pate jaune ntago ihenda kuri supermarket iyo ari yose cyangwa butike. yitwa gute niko Wilson Mwaretse ko nyamara ibyo ntuzari kubabwira nibyo jihad mwagera mu gace kinga ariko nkibaza oya ahubwo natubwire detail uko twayibona uko yatugeraho. ese ni nuzi ko ukuvuga ngo mfite abashumba bazikenera mwana aha kandi barya kubi nimba rero wowe ubwo wavugisha abantu bo ku ruganda ntiwirirwe ujya kugura muri ntuze kuko twirinze kwamamaza ibiciro bitewe n'uko iyo umuntu aranguye acuruza uko ashaka. So rero ahubwo wowe nimba ufite abashumba wajya nko ku ruganda reba ukamera nk'uranguye aho kugira ngo uhendwe ngo barya kuri ngo barya iyi pate jaune iraryoshye bya hatari iraryoshye rwose idahenda damu ntayigura ntago ihenda rwose kandi iyo hano imbere muri tuno dushashi hagiye hafunzemo ifunze mu tuntu dutoya. Ego urareba ishashi ifunzemo hari utundi ifunzemo imbere rero hakeneye nk'ibiro nka 50 aha ku cyumweru wenda nka 3 semaines gutyo bararike cyane rwose. Urareba ugura ariko bimeze rero ugura akano gashashi imbere harimo utundi dushashi we inbox nanjye none se niko Wilson amakuru avuga ko aya masaha ari mu rukundo rugurumana ku muntu mwahuriye kuri Single Connect niko kuri ngiye gukora ubukwe nambwira ndiseriye kandi ngiye ndakumbajije ndiseriye ni ukuri wavanye umukunzi kuri Single Connect cyane. Nase urumva nari kurondera nari kujya kwamamariza abandi nanjye ubwanje batarampa ibyanjye nibyo agahinde se yewe rwose uyu muntu yankunze nkiri mu Buhinde. ese ni waguhaye ibyangombwa kagondo imucisha ayeberwa impamvu yaje ariko reka nkubwize ukuri ibintu biratandukanye dore Safi imbere abantu muri ukuntu urugendo rw'abantu bari rutandukanye urukumva Safi kugira ngo yisange muri Canada byabaye ngombwa ko yemera akareka Parfine umukobwa w'inzobe ufite tatu umukobwa w'igishongore utuye Canada ntabwo yegeranya no muri quartier Matongi. Niba uvuga ngo Parfine ni iki ubu uravuze ngo ni igishongore ubwo Yudita ni iki bamwe ariko kayihura ntakazamutwe Parfine ni mwiza nese ntuzi ko yanagacishijeho n'uwitwa Fabiola Godfrey agasafi nawe urakoze cyane Kayihura ubwiza ni buterwa n'uri kubureba ariko kandi tugiye kureba Safi maybe amaso y'abantu arebye cyane Parfine niwe mwiza kuri Yudita kandi Yudita ari hano ari kunyumva Yudita urabizi uri mwiza ukusa nyene amaso y'abagukunda nuko ariko ngiye mu maso yanjye mwiza ni Parfine. Oya Yudita ni icyuki ubukintu no Yudita rekaze nkubwiza ukuri uramudamu agira umutima mwiza tuye tuvugisha ukuri kandi bure rekaze nkubwiza ukuri ufite umutima mwiza barebe Yudita ni umuntu ufite umutima mwiza yemo navuze ko umuntu afite umutima mwiza bwo kumubira abatari mwiza byose ufaza bosa ariko mbese agahinde uramubyeyi si mwiza ntago njye umuntu wese washaka nje Imana ikubabarire agahinde karicara kakabina na vice president gahinde karijana kagahita gafata ntuza kagakubita ati hewe perezida nyine icyubahiro so ibyo tubyihorere tugiye kureba Safi tumuzi ariko uzi urukumva kurekana na Knowless akunda ko b'inzobe tuye tuvugisha ukuri ariko nje Yudita utanga ibyangombwa yariraburaga buri gihe baza umva ntago baba basa nk'abandi unique reka nze nkubwire ikintu kimwe buretse nkora ikintu kimwe tuye tuvugisha ukuri sibyo Safi reba iyo sura afite ku maso twongeramo n'imyotso reba kuri dashboard reba iyi visa Safi yarayikoreye my friend ubu bwenegihugu Safi yarabukoreye urumva
ariko Godfather nawe ntiworoshye uzi ko yamuhetse si mama dede iyi nyine none se abantu bari mu rukundo ntibajya mu by'urukundo nyine yari kumuha umunyenga w'urukundo. none se Knowless we yamuhekeraga iki erega akunda guhekana nyereka ifoto ahetse Knowless afite ingufu yaramuhetse nyereka ntayo iyo wabonye foto ariko hari ifoto n'ibyo bahekanye ubwo noneho ntayo wabonye ariko ifoto reba ibiro bya uretse nkubwiza ukuri reba ibiro bya Knowless ukuntu kangana kakiri akabebe urebe n'ibiro bya Yudita nse Yudita ubona yangana oya gute guhekana kwa Safi ntabwo ari viza ni romantike na romance ye niko ayikora ko arahekana atahetse n'ubwo Parfine nuba zongera muheke nta kirikare se mu mugongo nta ntugikomeye harya ngo barasubiranye barasubiranye niyo makuru mfite erega buranga ngo n'ikintu bapfuye nayo dute bapfuye Parfine ngo Safi yajyaga mu modoka amavuta y'imodoka akayamara ari kuvugana na Ntuza ari kuvugana nawe ari kuvugana na Parfine hari indirimbo se aherutse gusohora byibuze muri iyi minsi banza ibyo kuririmba yari yaranabivuyemo bro uramutipe ariko rero hari amakuru aya makuru avuga nubwo Yudita yampakaniye ariko bivugwa ko iri yari diru bakinnye ngo Safi yamwishyuye amafaranga biravugwa ko ari agakino bakinnye ntawe ukeneye kugakina nanjye tugakina yampe kandi warabonye uwo muntu single connect ariko si wowe numva ari amafaranga none se urumva atari agakino nyine ariko 50 miliyoni menshi ayo mafaranga urumva atarimo inzu nziza Godfather Kigali cyangwa i Bujumbura uzi 50 miliyoni y'amadolari ko ari ye baba miliyoni 300 z'amarundi nta muntu ukeneye ako gakino yewe na marundi koko ntari mu marundi naguramo inzu nk'eshatu miliyoni bazigura hehe buri so i Burundi i Bujumbura bakumesa uzibeshye usubireyo nibi bigambo kuki nasubirayo se wacu ngiye ndi umunyakanada bazambwira iki gira ibyo kina nabyo bitazaye wazisiba wandikira umukuru nyene icyubahiro mureke n'icyohero amategeko arayazi koko azabaza amategeko mpuzamahanga ntareba Twitter se ageze muri Canada muri special no muri special oya uri umunyamategeko ukoresha amategeko uriya my friend no se cyabe kiri kuvuga nta mategeko naso niba ntayazi uriya ni perezida w'igihugu ni perezida ntabwo iwanjye nta perezida uretse nkubwire none se atayazi nta banyamategeko agira perezida ni ikindi kintu perezida ni ikindi kintu ku buryo ngiyeho bya bindi bajya bazana bagashyiraho comment perezida bakiyubahiro uzi ko umufata perezida w'igihugu mu kibaza ngo ni nyumba kumi cyangwa ni perezida w'igihugu uzi ko mbere yuko yinjira muri Amerika White House yitegura umuperezida wowe cyane wari uzi ko perezida w'u Burundi mbere ko ajya gusumira se Heineken abahagire biriya arabyigira biriya byose arabikora ariko siraguma yitwa perezida my friend biriya bikora FBI yashyize uburinzi ahantu yaraye kuri hoteli ajya muri Walmart akaguramo gaheri biriya bikoze ariko arabisobanuye sinzi impamvu mujya kuma mushaka kugira ngo umuntu aterere uriya mugabo yavuze ko biriya bintu abikoze akiri minisitiri ataraba ntuzo erega nibwirisa umuduteza ukuntu amwandikira ni ibisanzwe ariko kwandikira perezida ni ibisanzwe none se ko perezida wa ntiwamwandikira ariko se biriso aba mu makungu kandi urumva rero no biriya bisanzwe ariko hari ibintu bitajya avuga hari ibintu ajya yandika bya nyabyo hari umugande ibintu n'umuhanga rega buriya reka mubwire cyane mujya mwitiranya iyo muvuga perezida ni ikindi kintu bro hari umutipe w'umugande umwana muto w'imyaka 20 yaramaze iminsi yaragiye kuri TikTok yirwa tuka perezida Museveni urumva amutukana n'umuryango we polisi yaragiye izuba riva baramurasa ako nibi gutukana mwana arapfa erega perezida ni ikindi kintu hariho n'abantu bakora politike gutuka perezida ni nziza rwose perezida ni ikindi kintu burya reka nkubwize ukuri baba bafite ubudahangarwa perezida ni ikindi kintu igitekerezo cyawe rwose udashize isoni udatukanye wari uzi ko perezida muri perezida wa Angola hari umutipe mwarayibonye na video iri kuri Google
umwana we yigaga muri Amerika, yigana n'umutipe gutya, barakundana, boyfriend we barakundana, barigana, umwana wa perezida agera aho arataha iwabo muri Angola, umutipe arangije ishuri ajya mu Bufaransa, abana n'ubwene gihugu atangira gukora, yari umuhanga cyane. Umwana yari yaje mu nama muri Suisse yaherekeje se, uwo mukobwa akora muri presidence kwa of course. Of course yarakumbuye boyfriend we, urukumva, aragenda mutegereza mu Busuwise, umva barya kantu koko, wa mutiba mufata video, urumva, amufata video, ebana video irahari, iri kuri YouTube, sorry, iri kuri Google. Amufata, wogenda wandikeho umukobwa wa president muri Angola. Arangije umuhungu ageze umukobwa arataha, umwiba mukobwa yaramwishimiye kabisa, avuga ukuntu aramukumbuye. Muri iyo video bari kumubwira nyine, video imara umwanya muri bari akantu kararangira. Nuko ageze muri Angola, umutipe aramwandikira, aramubwira, you know what, nkeneye miliyoni y'amadolari bitarenze ejo. Amwoherereza ya video. Umukobwa amadolari ntabwo miliyoni, urumva nubwo ari umwana wa president, ebana umukobwa aracyanganyikirwa, areba ukuntu yabwira se miliyoni y'amadolari, nibwo ari kuva ku ishuri n'iki. Umukobwa ntiyamuha, baramubwira ati ntukore ikosa ryo uploading ibyo ngo bishyire hanze, urumva, uramenye. umutipe aranga abishyira hanze, umva, yabishyize hanze. Ntabwo president aravuga ati ntimugire abantu mubibwira, ntimutangaza aya makuru, ntimuvugisha mu Bufaransa, mureke. Bro, basanze umutipe aryanye mu muhanda yapfuye, ntibazi uko yapfuye. Bamusanze mu Bufaransa, ntabwo perezida avuga byose ngo avuge mu murangiza. bamusanze mu Bufaransa ari umurambo, umutipe yapfuye, n'abantu bari kumwe na bose bagiye bica umwe ku wundi. Perezida ni ikindi kintu kuvuga ku muryango. Perezida ugira ngo se perezida irwa navuga ngo mukureho ati muntu arambabaje cyane. Okay my friend, baravuga diplomate ramye ngo uko wabungana kose ntiwahangana na leta. Perezida bafite ububasha, urimo kunyumva, bwo guhereza umwishi visa iri direct igusanga aho iri, akaza akakwica. Uriya muntu yafatwa bakanegosiya n'iyo leta, bakamuruza intoki ikamusubizayo. ntago ujya ubona igihe ibihugu ngo bari kunegosiya ngo turabaha umuntu yakoze ibi ngo namwe muduhuye. urugero Wilson, urabona Damari Khashoggi, uriya munyamakuru wo muri Saudi Arabia, yazongaga MBS yitwaje ngo ni umunyamakuru wa The New York Times. Ebana bamusanze muri ambasade muri Turukiya, baracocagwa, nta n'ubwo banamwishyuye, bamwice muri ambasade, barakunyora da. none bata abo banyamakuru, abo banyamerika bagushukaga, atwari n'umubiri wawe bajya kuwuteranya sha. Igitangaje uretse gato, none urebe n'igitangaje, isaha yari iri kuri coding ibyamukoreye byose, umudamu ari kuri receiving amajwi, byatanze ikisi. Umudamu yararuciye ararumira, bisigara ari rumazi, abivugiye nawe bamwice. Bandi leta ni ikindi kintu, buriya leta kubita umuntu wese, umuntu yabaye ikibazo kuri leta yakurangiza aho waba uri hose, bakumara da. aho waba uri hose wamaze ushobora gutuma leta idasinzira cyangwa ukaba uri impagarara kuri leta. My friend, the last solution bakora ni ukukwambura ubuzima kandi bafitiye ububasha, leta iyo ariyo yose. Fakuru mwene gihugu, ahubwo umunyabwenge uwo ari we wese yirinda kurwanya. Nta muntu urwanya leta, ntago ari kurwanya. Urumva Wilson, kurwanya uretse gato kunenga. umuntu urangije kaminuza niba agishaka umugore, nta nubwo yajya n'ikibanza. Ibyo ntaho bihuriye, aho ngaho byo ntabwo ari ikibazo. Icyo turi kuvuga ni kimwe, guhangana na leta. Oya be, rega hari ikintu abantu badatahura, hariho guhangana no kunenga ibitagenda bitandukanye. Kuko nk'ibyo gatuye kuvuga kuri hakurya kwa rukunenga, ariko ntaho twari kwibasira. Ariko rero akenshi abanyafurika ntago bafata kunenga, ntago batahura kunenga ntago babitandukanya, donc babifata nko guhangana. Ariko nanone natwe nk'abantu bo muri Afrika ukuntu nanone babikora banenga,
banengana nanone ubwe discipline donc none se ugasanga nk'umuntu ushobora kunenga kuvuga ngo perezida ugasanga n'imbwa uri gutukana cyangwa ukavuga ngo perezida ukumva umuntu aravuze ngo kiriya kiwerewere kiriya kijuju like umuntu nyine ukumva ni uwe discipline oya kuko ntabwo aba ari ibyo rero ukwiginga aba ari uretse gato uzi buriya kuba perezida waravuye mu bantu nka no magana ibyo atanu ngibyo ntabwo biraba mwari mu ibyo nteko ntibiraba imwe icyaha mwicaranye hamwe reka mbabwire ibyo ntibiraba icyaha reka nkubwire ibyo byo kwibasira ibyo ngibyo hari abaperezida bagira ikiburi ntega amatwi nkubwire buri umwite imbwa umva nkubwire kakurigasa uretse nkubwire urukunyumva perezida nawe ni stage name hari ikintu mutagira genda urebe ku mavideo bari gutuka tirdo ntabwo ubibona se uyu we yaragowe uyu nabonye hari genda urebe bari n'abantu gutuka bafata muri Amerika ntibatuka abaperezida bagashyiraho ikino gitoki ngo tirdo bamutuka akamutuka gutya akamubwira tirdo akagira ngo agiye kumusuhuza akamutuka mwabonye ibyakorewe Macron bamukubita urushyi ntimwamubonye biriya byo ibingibi mu baturage birabirbaho umva tolerance mu Rwanda umukuru w'igihugu nuwo kubaka pe ibi tolerance itajya yihanganirwa ku isi hose urukunyumva kwibasira umuryango w'umukuru w'igihugu nawe ku giti cye hari ahantu mutabwiye gukora ku giti cye abantu baramutuka abe uzikora muri Canada hari umuntu ufite imodoka icyapiyeho kino gitoki ariko none se ariko twebwe hano babikuye mu itegeko abe ngo F nyine oya rero namwe ukuntu muri kuganira barababeshi cyagenda reka nongere masabe ikintu uburyo muri kuganiramo space irabishe kuko muri kuvuganiramo ntabwo muri guhana ijambo ntabwo muri guhana ijambo kutigisha abantu ukuntu bakora profile kugira ngo bajye kuri Singo Connect muri kuvuganiramo ajyavuga umuntu ngo tuganire nk'abantu b'abagabo abe ni ikigerageza aberega n'umunyamategeko byose abikora mu mategeko iyo abonye bikaze ahita ahindura ibintu ngo kutari kuvuga reka ntabwo bari kukubuza kuvuga ngaho ujya mbere bari kutubuza kuvuganiramo nayo ibyo turi kuvuga ntabyo bakubujije komeza wivugire nese bavuze kubuganiramo mwese mucecekera icyarimwe yego fada areke mwisanzure ndamuha $50 naba nawe ratabe amadolari sande ngo nabona amadolari 50 abe barayatoragura se yayanyihereye se abe ngaho komeza uhita uhagarika Wilson akomeza tubwire ibyo ari kutubwira abe ayo madolari 50 ndayakeneye ndamvuga igihe nshakiye nshaka mbe ncecetse ariko ntagire uncecekeshe ngaho ijya mbere Wilson ngo bimeze bite uzi ko wiyemera rero nuwampa n'umwanya mu babujije kuvugira rimwe mucecekera rimwe tuganire nk'ibisanzwe dutarame ariko nyine umuntu aba ari kuvuga ugasanga twese tuvugiye rimwe nyine bikabera nko kurya ifi numve abe numve Wilson numve Jihad numve Sande nkabura uwo mfata ariko nyine hari ukuntu iyo uvuze uwa jumpinzemo mbere urareka akarangiza ugahita ufatiraho ibyo rata twakomeje urumva twatugeze he harya naho ubundi ibyo kuvuga ngo leta uretse gato njye mbashobora kuyobora venye ikiganiro abantu bakishima niko bimeze ibi ngibi bisaba urumva uko umeze kose my friend leta ni ikindi kintu ari ibintu udashobora gukina nabyo gukina n'ubuyobozi murashoboye iyo winjiye mu muryango w'umukuru w'igihugu uba ugize aba yumva ko nawe ageramiwe ubwo iyo babishoboye barakugimburira hasi noneho njya mbona abantu bigira akasamutwe ngo turi hanze ngo turi Burayi i Burayi kubwo Burayi uwo perezida bugufi ufiteho access kukurusha ahubwo si Burayi usibye Burayi dusibye no ko yanakugiraho access uburozi ntibukora va kuri ibyo uretse gato ngo iki Wilson uburozi wari uzi ko baraguha uburozi da perezida se akohereza uburozi
uza ahantu umva uretse gato sha ubundi nta ahantu bakozi se baba bafite ahantu biba bita ahantu biba bigize wenda iyo uri umunyapolitiki wari declare aho ngaho ufite ubudahangarwa ku kwica nabo babona ko byabagora ariko uri simple individu ukabazengereza ahaha asha niba ari ikintu cya mbere nuko uko ikiganiro giterera Godfather tuba dusa n'abasangira ijambo wenda icyo nshaka kuvuga aho ngaho Mm. nuko nko muri Amerika cyangwa Canada n'i Burayi bo bagira ukuntu bica izina bakarizimya uzajya mu mateka ukurikirana ukuntu barwanyije komunisme ngo utinjira muri Amerika muri za 35 na 6 nibwo ubona umuntu wasangaga umuntu baketse ko yinjiye muri komunisme bakamwirukana akava mu kazi no mu caci bakamutuka kugeza igihe abantu igihugu cyose gihinduka kapitalisme rero bo bafite ukuntu bazi urebye urugero rw'ukuntu bakora Trump bakamushyiraho ibiriya byaha 34 byose kandi byose akabitsindwa nuko ari ya conspiracy nyine rero umuntu usanzwe ubu muri Kentucky ahantu avuze ibigambo se n'imodoka ntacyo yababwiye ariko ibeshya bivugura umuntu uzi ukwiriye ukuntu akugenza ibyo rero nibyo baza kwapurika nyine mu bantu bari kurangiza za kaminuza bakabashuka nk'ubu hari umutipe wo mu Bugande uri kurwanya ko leta ya Uganda isarura peteroli yabo ngo nukwangiza ibidukikije kibaza abantu bageze ngo babonye peteroli none wowe wigize umu activiste ngo kurwanya ko ngo batangiza ibidukikije kuko yewe none umugome No, ntabwo ari umugome ni ikiwerewere ariko ibyo ngibyo leta umuntu nk'uwo wo ku giti cye genda urebe ntuza urebe ibyabaye kuri ntuza kuri Bobi Wine noneho ejo bundi yihakanye ntuza Bobi Wine abagande yaragiye bamutega umutego we aragenda agaragaza ko ari ku ruhande urumva ibyo leta yamaganye warabishyigikira uri kumva ejo bundi akora ikosa urimo kumva aravuga ati ntabwo bishoboka ni gute leta ibuza uburenganzira abantu baryamana bahuje ibitsina mama reka zaje Masaka baraceceka bazi baramuzingira abaturage kati gwese butugambe okirizoti yo bisyaga niyo kuvuga ngo ni gute wemera ubutinganyi bro umutipe yafashe mikoro arabyihakana arabyigarika ndavuga reka ngwizukuri abagande nta mikino baratubwira ati mbere yuko ufata ijambo manzi tubwire ukuntu wowe ushyigikiye abaryamana bahuje ibitsina yabuze ikintu avuga arabyihakana completely nibwo navuze ngo abagande n'abasazi uzi ariko rega igihe turi kwinjiramo ni igihe cya ultranationalisme aho ibihugu byose bizajya bigenda bigaruka ku muco yabo ya kera abanyaburayi kwabo abanyafurika kwabo kugeza ubu ngubu mu minsi iri imbere ubwo uzaza ashyigikira ibinyabazungu abantu azajya bamusohora mu gihugu ibyo ngibyo byo ndababwiza uko muracyafite urugendo rurerure urumva ariko niko bizagenda ntabwo bishoboka ibyo ngibyo muzajya nko mu myaka 500 yindi iri imbere ariko abe hari umugabo witwa Samuel Huntington uzasumbya ibinyabazungu se abe ari kuvuga ni ibiki ni ibihe nabitubwira bamugana ibinyabazungu ari kuvuga ni ibiki ibiki kuvuga ni ibihe ese ko murakaye murakariye ibinyabazungu reka nkanure ndeke gucata kuri WhatsApp mbanze mvugane na abe tubwire ibinyabazungu ni ibiki ibinyabazungu ni nk'ibyo byose bya Bobi Wine oya nk'ibyo byose twavuga bya Bobi Wine rindira gato Godfather twibwirira ibinyabazungu nyoroshye nko gupfumura amatwi urumva buretse wimuvugira reka mbanze mbukoze abe Godfather turahangana none wambara amakabutura ibinyabazungu ni ibiki ibinyabazungu ni ibiki oya njye nyibwirira ibinyabazungu ibinyabazungu ni ibyo bita liberalisme
ngucishijemo ijisho ubu nonaha muri aya abe masaha dufite mu uratuma gitondo banyirukana mu nzu y'abandi. ngo mva wabivuze mu kinyarwanda cyangwa ikirundi abe kuzi ikinyarwanda n'imigani y'imigenurano ibinyabazungu ni Mwene Isaac atangira ibinyabazungu Mm. ni None ukuvuga ikinyarwanda itonde gato ibintu n'ibyo gukoresha n'ubundi Mm. ikinyabazungu ni ukuvuga aho kera mu bantu bafungaga udutoki bagahisha ubusa bwabo haje ikintu kivuga ngo no nushaka wambara ubusa wigendere nta kibazo ntabwo yari ibyo wavuze. bigenda bambura nibyo nshaka kuvuga agahinde wakwicecekeye agasobanura ibinyabazungu ubutinganyi njye nemera yuko umutinganyi yaba umutinganyi rwose cyane ariko none se bihuriye n'ibinyabazungu bikaba no gufunga gatoki none se byo si ibinyabazungu iby'ubutinganyi byabagaho kera. tega amatwi banza nkubwire ibinyabazungu Agahita ni afata ugufata ko bwa batinganye. butinganyi ukabushyira hanze ku karubanda ukanagenda uvuga uti yewe mwe muntu we ngenda umutinganyi ahubwo nawe ka kana kawe kari kubyiruka kaze kaba gatinganyi ugasanga nyine ni ibintu aho nko muri western culture ntabwo bagira isoni Ibitari by'abazungu n'abatinganira iyo batinganira ntibabyemere. Ntabwo nshaka kugira ngo hano abiganiro cy'abatinganyi tugaruke ku bindi bintu ndabazi ngo ahangaha barakora intambara. ariko bansabye ariko oya buriya njyewe ahubwo ndumiwe wabyumva gute ngucishijemo ijisho abe Godfather dukomeze ubu erega webeye kuri bwishyure senkani zawe da Duhindure ikiganiro ariko urebye aya mafaranga ntayabonye hapfa umuntu. nta ndi uvugira ubusa pe ayaguhe wa mugani $50 twazumvise. ni ukuvuga ngo urumiwe neza neza ibyo ibinyabazungu babishyigikiye noya nuko ukuntu bisobanuriye atari ko mbyumvise ubwo urumva jewe ntabwo nari kujya gushyigikira kumva ngo abantu ngo bashyize urumva sinzi nimba ariko abazungu babigenza uko bapfundika udutoki ikindi no kujya ku karubanda ukavuga ngo jewe ndi umutinganyi ngo nawe mwana b'umutinganyi ibyo nimba ariko abazungu mubikora ahubwo muri habi ntabwo ujya ubona ibihugu bafatira ambargo n'iki no gushuka abanyamakuru bacu mwange ibihugu byanyu ubwo se kubashuka gute ni byinshi cyane ni agenda iri hejuru cyane ariko icyo hariya Godfather uyu ngo ni abe si umwe w'umunyamategeko dayatangasi iyo ushaka gutuka umuntu rero ni ukutangira harya wa muntu nye hada wa muntu nye hada ngo yitwandara ngo hawo nugutuye ngo oya harya nagira mukubitire mu kadeni reka nzi bakoze rero reka ntibashake babugukoze ndi gucishijemo nta kintu ibyo binyabazungu byanyu mu bitware abe uratomboye ntabwo babugukoze ntibeshye rwose uko navuze ndi kutubara nawe twabivuze ndi kutubara ahubwo icyo nshaka kuvuga aho na mbwira ja mvuze hehe nyehe nyereye ntunyereye urasereretse njyewe wasobanuriye ibinyabazungu icyo bisobanuye nakumvise nagutaha ibinyabazungu ni uko wumvise Bobi Wine ashaka kugira ngo abanyaburayi bamushyigikire yashyigikiye nawe ubutinganyi asanze imbere mu gihugu batari bumwemere arabihakana so kwemera ubwo butinganyi ko ari ugushaka ngo ashimishe abazungu ashimisha abazungu se abazungu nibo batuye muri Uganda ku buryo ari kubakorera plaidoyer cyangwa ari kubakorera advocacy perezida Biden avuga ngo mfate Uganda ibihano banze kwemera batinganyi ntabwo oya ni ukuvuga ngo oya subiza ari Bobi Wine ari gukorera advocacy abatinganyi b'abazungu batuye muri Canada niho yaba yabereye igihone nyine nicyo kibazo arida gushyigikira ubwo butinganyi kugira ngo ashimishe abazungu ndi kukubaza abo bazungu yaba ari gushimisha ntabwo aba bazungu yaba ari gushimisha nibo batuye mwa Museveni iyi conversation ndi kugana ariko batari heza mushaka mwayihinda buretse gato Godfather buretse gato maze twarize abe ni open discussion you get ni open discussion
urumva ahubwo abantu hakurura amatwi neza bumve neza aho bigana ukuri kuvuga ngo Bobi Wine ngo arashaka gushimisha abazungu ibintu ari mwabireka gukora niwe wateguye space oya humura gutfata okay ngaho gwahedi giha gwahedi isawa mikingire reka tubyihorere nanjye nagiye izi komberiza cyane uzageranye ndahazi ziravanga rumaze kurisurana ni ukuri ndabizi abe barabugukoza reka ntago abunkoze umwe aba ari kubona icyobo kijyaho oya umwe ni umunyamategeko undi ni umuturage usanzwe ubwo nashakaga kubaza nimba sanzwe usobanukiwe iby'abanyaburayi ubwo ntabwo usanzwe ubwo ni ukuvuga ngo Bobi Wine ari kuvugira abatinganyi b'abazungu bafite ubwenegihugu muri Uganda ku buryo ari bari gushimisha kubatida kuko utize amategeko kudiskita kuri ibi bintu ubwiwe n'iki si byo nize sha oya ibintu byo kubidiskitaho oya tubidiskiteho kuko murabizanye Bobi Wine ari gukorera advocacy abatinganyi b'abazungu batuye mu Uganda ndagutinya wa mugabo cyane ariko nawe urabizi rero twe kubyinjiramo cyane abesubiramo ako kantu numve ndavuze ndamutinya right for all this way ndabazaniye twembi tuzatijyane so buri wese arayibye ariko nk'ibi ngibi ni Godfather dusobanurira ibya Single Connect dukomeze tuve mu batinganyi bo mu Bugande b'abazungu kugira ngo ashimishe abazungu sinibaza n'impamvu tuza gukorera plaidoyer abazungu batuye mu Uganda b'abatinganya ahubwo se babirukanye abo bazungu bagasubira mu bihugu byabo umva Godfather tuzanire Single Connect company tutabukozanya hano mu kinyarwanda cyinshi cyane se Jiham ni biki Jihadi Karame Sande abe buretse gato abe buretse Jiha Karame wamenye ko mu bakobwa 400 bari basabye kwitabira Miss Black World Festival byose ndabifite hano imbere yanjye ahubwo mu biposting buretse biri hejuru aho ngaho amatora yafungutse mu kanya saa 7 zo mu Rwanda ubari gutora finali izabera Dubai kana mu Rwanda bari gutora gute ko dufite umukobwa ureba nabishyize kuri dashboard urajya kuri website ya Miss Black World Festival abakobwa bose uko ari 59 tugiye gutoramo 10 tuzifashisha amajwi yabo niharangira twifashishe akanama nkemurampaka ariko byo bizabera online kuri Zoom noneho 10 uko ari 10 bose bazahurira Dubai Sande nkeneye amafaranga yo kwamamaza Miss Black tujye tubwizanya ukuri tuzagabana ko nanjye nahawe dukeya ntari bimpaho nzaguhaho n'impembwa n'ukuri kandi baratuguhaye ni akavanse bampaye ariko ukampeho bihereza kasa mutwe kanje kabishyireho nabikizeho hejuru hano nawe ndabiguha ngibi iyo ukanze uhita ujya kuri website ngiye ngize igitekerezo ureba abakobwa bariho ukuntu ari beza oya ni beza cyane ngize igitekerezo Sande Godfather banza suhurize Didi umwari ubundi ukomeze Didi umwari ngo sinzi ukuntu namubwiye natutwo ubu ngo basigaye ndeba nk'ikibuti nkanze kujundika kandi mwiza twari inshuti kubi urumva Didi umwari abyuka mu gitondo onima urakakubisha sindavuga ndavuga Didi umwari ko ngukunda umponiki erega numurera ntabyo baruzi kandi utazi umurera agira ate nuko nyine Didi kamadamurenganye ndakukunda nka mbere mukunda umwana mwiza n'umuntu mwiza twaranahuye ari nahanga ejo bundi oya Didi n'umwana mwiza ariko ubwo banze usobanukirwe ko ari iki ari umurera ubwo rero nyuma yuko ujya kumurenganya ko nanje ndi umurera tubaye yego we ntimwahuza rero ntari ku kigamba oya ntabwo uri umurera kuko abahungu b'abarera ntabwo babishinze baratuza hanyuma se abashingwe nabo ni nkamwe nyine wowe Wilson nkawe oya akunda kuvuga ngo wowe na Abe muri abashingwe nta abashinzi nabo
ubwo nyine ni bano ba Didi umwari baba rero njyewe mfite igitekerezo kamara iki kiganza kugira ngo muze kuntega amatwi. jya mbere mana Abe ndashaka kuza Ndabyo- kuvugana nawe ndabyo- ndashaka kuvugana nawe muri ini Eh? box tukubura amategeko nanjye narayakanuriye ntugire ngo ndaguhereje aha singuhereje turakomeza muri ini box paka tugeze ukuri buze Ndabaza uzanshyire mu ndaza kiganiro kuba uramenye arubitire harya ngo onye ngo Nasabye harya ngo onye ijambo. ngo harya ngo wa wundi umva Sande Godfa uze kunsabira ijambo. umva mumfashe mungurire interineti Ndaba mbona mutinga harya ntibanze. nawe indezi Sande mwahaye host ijambo yes we ari gusaba gusa natwe Uzi ko yamanitse turasuzugura amaboko? kweri uzi ko Godfa reka utaravuga reka mbanze nkubwire ikintu kimwe usigaye uri umwana mwiza usigaye witonda uzi ko dusuzugura tugakabya uramanika ijambo tugakomeza tukadoda umva reka cece erega ni timu no sleep niwe uba wazanye izina ubu se sinananiwe kuryama kandi mfite akazi mu kanya saa 10 kandi muno sivuga bakaryoshye kaba kameze neza abantu baza bakisanzura. yaka kaba karyoshye ngo nk'agatoma Bakaryoshye nk'umugore wundi. So mfite igitekerezo. Abantu bakuru hano mo gatoya muzi amafaranga inoti y'ijana. Murayibuka? Inoti y'ijana pani biceri ni byejo bundi habanje inoti. imwe ya kera yari iriho Nyiraneza ahetse Rubaduka Urakoze cyane arabimvugiye. Murabona turamuze dusabye gutya bagashyiraho safa ahetse Yudita. karame Niko. note warayibonye Jiha uyu iyo note ndayizi inoti ya Nyiraneza ahetse Rubaduka murabona tuyigaruye gutya. iyijana N'ubundi ko safa y'icyamamare nawe. ariko se Wiriso iyo ndeba ubona ndi umwana koko arega hano hari Jiha igitego cyanjye kuma kidahabwa agaciro. okay Inoti ya Nyiraneza ahetse Rubaduka yari nziza abantu barayikundaga. Safi nayo ni ibyamamare murabona tugeze gute turamutse tubisabye Beneri bakatuzana inote y'ijana safa ahetse Yudita. arewe ubwo urandika icyo kintu kigeze mu nteko bakigeho ubuse babashyiraho batakinakibana None se Nyiraneza yahetse Rubaduka kubana na amateka se. se Nyiraneza yari agifitwe n'uriya mukecuru bari bakibana Sibyo. Nyamara iyi mafaranga bigiye ku noti byabasaho. ko Rubaduka ngo yaje gupfa hey mana we shamana mu buzima Ariko Jiha ayo makuru ya Nyiraneza ahetse Rubaduka Rubaduka yaje kwicwa n'iki? Godfa yishwe na ko Safi yabaye mu Canadien ubu ngubu bageze ku inote yo mu Rwanda ate None se yabaye umunyakanadiye ubwene gihugu bw'Ubunyarwanda arabwiyambura. ntabwo yabwiyambuye ariko keretse naramukaje kwiyamamaza kuba Rubaduka yari afite ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda gusa ntabwo yari afite dual citizenship right nuko atari kurengana Safi agumana uburenganzira igihe cya Rubaduka nta bwenegihugu bwabagaho. Utwibe. Nyiraneza yari uwo mu kihe gihugu kayiho? ahubwo yari uwo mu bwami bwahe. Urakoze cyane. Nyiraneza ubwo birumvikana atari ubwami bw'Uburundi bwari ubw'Ubunyarwanda. Ariko mana mu buzima mujye mumva baratuze dusubizanye hano ariko nta kurakara duhangane n'ibitekerezo aho guhangana n'umuntu ku giti pe Sande jewe nkeneye amafaranga yo kuri ntuze Miss Black kuko ibi bintu birakaze. Reka tugere mu matora. Sande wadusobanurira ibyo bintu bya Miss Black? Reka nze mbiguhe muri DM. Urashaka kwiyamamaza? Ubu bimfite ugera kuganira kugerayo ntabwo bararangije ntabwo barebera ku ubi n'ubwiza barebera ku mushinga barebera ku mushinga none se ko nta n'imishinga ngira nta n'imishinga ngira muvande ndaho ngaho kandi numvise wowe ariko shaka yihu numvise ukuntu abantu bajya kwifotoza bakabona Citizen ubizi neza cyane. Jiha nawe aravuga nawe ubwe ni umushinga numvise ukuntu avuga nawe aravuga cyane kandi je nkunda abantu nk'aba bavuga batazi kurya indimi ngo batangire basobanura ibinyabazungu babihuze n'inyabarasanya mana nzakora ikiganiro ryari abe mushaki ifoto ye nziza ishyushye kandi kwiyenza ubwa mbere mbonye abe yagize ubwoba. Umva Sande nta amafaranga mwamaze kumenya ko muri relationship abe n'ubwa mbere mbonye yagize ubwoba. Nande ufite ikiganiro cyo Jiha tutanya kumfyodoka ufite
igihe mwahereye munserereza reka mbiyereke nabereke ko ndi Yes we yo igihe wateye ivi. kirageze. This is me and my arewe This nari nzi ko uri umuzungu none ubu mbonye utakiri umuzungu ari this ko namubona. ariko Godfa igifaransa umwana yavuze icyongereza ntiwacyumvise ko uyu munsi watuje cyangwa uzamukora indezi pe umwana wakiriye nyakubahwa ibintu yamubazaga mu cyongereza ngo umushuti wa Godfather ese uriya mukobwa ninde yego mubaze Godfather ntuzi Godfather yamukoreye amaspace nka 20 avuga ukuntu amwemera Uzi Godfather kudashira kuri dashboard. nishizeho so hagati aho uriya sande ndakwiyamye uriya mukobwa bamwita Abera sande bari uzi ukuntu yari yarasaze uyu mugabo yaramaze cece kagenda urashaka kumanzamurira isuka ariko nanze kubivugaho waretse ngo bamwita ngwiki bamwita Abera sha uriya mukobwa oya sha buriya Abera ntabwo yandutera Mutesi Jolly uzi ko Jolly yavuze uruzungu muri Oxford nkataka gusa uyu mwana abi Kigali cyangwa aba muri Amerika mindani muri Washington DC urukundo wakunze gihadarara ro gusubiza uravugisha ukuri gutese reka maze mbere ntabwo ari gutanga ibitekerezo bye ko ikibazo kayihura uwo Jolly wasanga atari mu Rwanda cyangwa mwahereye mwambonye jihadi oui maze azongera gusakuza Mwise biri murebe kuri dashboard sha iyo dashboard kidashika. Ese Godfa karame wamenye ko mushuti wawe musaza we yakoze accident mushuti wanjye we reka nkwandikira ndikira ndapfuye uretse ko postinze abantu babiri wowe uruwuhe muri aba babiri wakicushwe se ngenda umukobwa ndabizi urebye fiance wanjye uramunyitirira wese turakuzi wowe Aske runo ntashize hano kwaye uranyita uruntu none se Godfa uyu niwe mukundana uwo nguwo ni njyewe n'uwo ni sheri wanjye ubwo ubeshya abahinde nka Wilson nge sindimo umve ahubwo abeshya abashinwa iyi pate zone abantu bayishaka bari mu mujyi wa Kigali bayikura barayikura kuri butiki iyo ariyo yose cyangwa supermarket abashaka kurangura bahamagara izo nimero ziri kuri iyo poste ni Nyabugogo bajya cyangwa bakanibazanira aho bari Godfather nk'uyu ari we tugahora no ese Jiha mfite ikibazo kubera icyo abantu bateka bakwiyambaza uzi guteka ikibazo nuko audience yanjye ari abantu bateka abantu bateka ni abahe ni abadamu agasonga bugari hafi none se Jiha ko nta compliment munshyizeho mubona nubwo ndi umumiziro mfite inkovu mu gahanga mbaye iyo mba baruka dushakira ya poste ntuze San Jacques yazanye niyo nziza ariko barashaka Godfa nawe uri umuti w'amenyo ubu mbese abantu bagiye kwiherera bavuga ngo dore ngo sheri wa Godfa do baraje biposting mu kanya mana mumba bari izo tweet sinzi shaka hano hari urwana runtutse shaho rugututse zarantutse biri seriye bro igiye kuri iriya foto umva ukuntu avuze urumva uyu musaza ntabwo yagira ibigambo bitameshe nk'ibyabo reka nkiboroke oya wimuboroka ese kuki mwanga na comment mbi ahubwo mutumira muri space man ahubwo mutumire muri space tubumugukoreza ni kikozi cyo mu rugo gendera bisura yihurutiye nk'ifarashi nande urandebera buriya bwanga tukuntu ubuntu urakakubande ego yesu sha mwaretse nkabaza Sande ikibazo kimwe ndakumva kayiho Sande ko ibintu bya kumuhera inkaze ese uzi ko Godfather atajya amenyera abantu bamutuka nta antuka naje gutukanye narantuka ese Godfa umuntu gutuka uragira uzi ko utaramenyereye imihanda uguma hamwe bakagutuka nta ngegeri zaza kumenya ntigera kuri platform yawe none se ko umwisingegera ntumututse nyine nawe ahubwo bonye ndamutse namumenya handa nkamumenya nakavuki ahubwo buri so dusubiremo avuze ngo iki buri so ongera dusomere gasome bote kasome gishwi umva iki kimara nacyo nawe uremeye bakomeze kunsoma bantuka
ubwo se nimba yayiborotse yakongera kuyibona Godfather abantu bagutukwa birakurakaza cyangwa nawe ntabwo wabasubiza bindakaza gusa ntabwo njyana iyo kamenyero nyine iyo kigututse uyu munsi n'ejo kirongera mpita nkiborose. Kandi iyo nkiborose mpuzihita igenda ariko n'ubwa mbere kanya. yaratukanye ni ubwa mbere uyu wa muntu utukanye gutyo si ubwa mbere ko wowe uri mugufi yakubita utaje biriya bisaba kugira ngo wurire urwego nose binyura hejuru bitutse bikunyura hejuru bica hejuru nk'iki none se kiraremereye Godfather bica hejuru y'umutwe we kandi mugufi kuje n'ibitutsi bimunyura hejuru ntabibone. abantu bagufi baratukwa muri iyi mihanda baratwibasira mani kandi ngewe ikibazo nta nubwo bazi ko nari muremure mwene siko yabyaye dore ntuzakiga umwene kigufi yabyaye bibarutse inde se Kenisoro yabyaye kera yerekanye umwana ariko uziko musetse yasohoye umwana uyu munsi yasohoye umwana ego ko yabyaye kera umwana yatangiye no kurya ubundi abagabo ubundi uwo bita DJ Zizo Kenisoro DJ Zizo apana Dizo yo Zizo we ni mugufi cyane kuri Kenisoro man Zizo ari hagati y'abazima n'ibikuri aruta Sande ari musi ya Sande yise kure no Zizo ntabwo ari igikuri erega nge ngo difata nzi kera ntarakura man akuzi kera utarakura ratubu warakura ubu narakuze DJ Zizo ni mugufi muzi ikintu gitangaje ni ukuntu Sande afite ijwi ryiza utamenya ko ari mugufi yego ariko Kayihu aratwika ni umutwitsi wa cyane ariko ubundi Kayihura yabaga inahara ari oya yibera kurya nyuma rezo ziboneka ninjoro oya iyi mihanda Kayihura yayibagaho ukora ubwa mbere mwumvise arayizi cyane urumva nta kuntu waba utera agasonga bugari ngo umenye ngo uyoberwe iyi mihanda yanda nakasa mutwe so urumva rero Kayihura aho kurya nyuma we Kayihura kurya nyuma kuri ntoza sha oya umva ibintu abusanyije sha ngo ijwi ryiza sha kandi ndi muremure ariko ijwi niryo ribi ariko yitegereje ifoto yawe abona ijwi ritava muri uwo muntu kandi uko mwavuga kose sajya Sani ntabwo agira akarasana azi kuganira byatari nge mba nabarakaribu nk'abihorera man n'umunyamategeko muramucecekesha uyazi zabivamo bya hano wabishe umunyamategeko wacarakara vuba none iyo Fabrice ahageze Fabrice afite umwanya muto umunyamategeko mwamuhinduye ikiragi nge mvuga iki uravuga abe oya munyamategeko wundi we azirana na ariko ababagize ati tu Irene se si mumureba abe mute your mic abe nta tegeko mu mategeko uzi ashobora kukurengera muri urwo rusaku rw'udwa rw'umuzungu ariko baratanga 50 ziwe shago defumba bari mu screenshot nazi ayo munyamategeko yahita nsinyisha impapuro none harandangije ati ntimuncecekeshe ndishyura yaduha impapuro z'ubugure ntabwo noneho Jihadi nawe baramufatiranye ariko kuki muri gushaka kunteranya n'umuvandimwe ashaka kumurusha amategeko ahubwo ngo nani Jihadi yishyure Jihadi wowe urambiza icyuya wowe nta soni njye nagize nte ko ari Sande ukugaruye wambijije icyuya ayo yari kwishyura ni Jihadi uyishyura nanjye nabisubiramo Jihadi nshyize hanze nagira niho Jihadi ibyo ari kiguhaye jana dusangire ubu nta muntu wadusengera mbere ko tujira none se wanyoherereje yabe ko ufite nimero yanjye ngo iki uretse gato ngo afite iki inde ufite nimero ye ko afite nimero yanjye siko mvuze someko bora munaganira no mu gikari yewe muraziranye Kayihura nadusengera turaziranye uyu nguyu ninde muntu ushaka kudusenya twinjire mu gice cya kabiri Jiha ni Kayihura ese Kayihura none se hano muranasenga abantu bagushaka ibinyabazungu ari bo mu basenge kandi uravanga aho uri kurira ese ibinyabazungu umuvandimwe ari kuvuga ibinyabazungu ni ibiki nabitubwire dusobanurira ibinyabazungu
byamaze nabikubwire nanjye numvireho. umwari congratulation to who? Yabaye iki? Safi ati congratulation to him. Who? nawe yabonye Citizen. Ariko Safi reka nkubwize ukuri iyi ya Safi buriya reka nze nkubwire ubundi iyi ya Safi buriya hari abantu amahirwe yabo bayageraho nyine bagakora bakagera ku bintu kubera amahirwe. Iya Safi yarayikoreye, reka nzayiceze ayishimire, yarayikoreye jiha. Erega nanone yatayibona abanyarwanda ntabwo twari kumworohera. Ibaze Safi wahetse Yudita mu mujyi wa Kigali. N'ubundi twavuze ko ari ibyo ashaka ari ibyo akurikiyeyo hariya urumva, so rero yagombaga kutwereka yuko yabibonye. Ndibaza rero ariko uzi ko mufite ibintu mukina nabyo, muzi ko pasiporo ya Canada isura ibihugu 188 ku isi nta viza usabye, ntayo witsinze. vugisha ukuri. Ariko nk'ibyo bimenya disi we uri kuryanyuma ufite umuti wawe Jihad ijya kuri Google ibihugu bingahe? 188. 188. Ni ukuri kw'Imana Without visa. Nta muntu ugusabye Ni ukuvuga visa ko kuri njye nk'ahangaha urabona inahanga baravuga ngo how to go in America without visa. cyane. None muri Canada ngo ni ufite pasiporo ya Canada, ufite citizenship ya Canada, Reka ujya mbirebe. mu bihugu 188 nta visa usabye. ureke Godfather no kuri space asaba visa. Wowe abanza no kutwingira none se Godfather uramurenganya ko ko n'ibyo ngibyo ntabyo yifitiye, ameze nk'akanyoni gateye muri Canada. Ariko se Godfather munsi ahubwo reka mbabwize ukuri, abantu bari aha ngaha Safi mumufate na yombi, ahubwo batangire bamuterete n'abamwishyura bamwishyure. Ibya myaka 5 batubwiraga, imyaka 5 se niki? Ubu ko ntihashize ine covid irangiye. Wamenya ukuntu tuyirangije. irangiye. Uravuze ngo abaye qualified kuri bya bihumbi 50. Yewe wahora ni za senkano ubu bashatse bazimuha cyane rwose. Murakina Safi. Safi ubu ni umuntu ukomeye, ahubwo njye bampe nimero ye ntangire mwikundishweho. nawe uzamuheka kuko yahetse agukure kuryanyuma cyane. Wowe tuzandikaho ngira neza hetse Njyewe nta nubwo nzamwikundishaho, ahubwo nzajya namuheka ari njyewe. nuko da oya nibyo ndikumva nayobye. erega kuryanyuma hasigaye haratibutse ubu se urabona wabivamo? Uzi ko iyo uminanutse kuryanyuma ugera Igitarama, ahantu honyine uminanutse ugera Canada, ntabwo byaba ari sawa. Se gato Kayihura ni gati kigiha. ariko Kayihura ntabwo bari Kayihura n'akasanzwe inda. Kayihura ko ari akasongo yiho. Kayihura niwe wacu rata. Team no sleep ntukabure. ibihugu saba visa n'u Burundi na Uganda. Umva none hazanye Burundi. Ariko bari kugira ibanga ntushyiremo Burundi Wilson. Oya barasaba nukuri. Kuko mu Rwanda barayiguhera kuri oya i Burundi nuko imipaka ifunze ariko none ntiwayisaba. Warasaza ufite passport ya Canada. Jihad witwa oya urayisaba Godfather nani Jihad wowe wirirwa usaba ngo Burundi babakingurire ngo mujye kuryoshya. Ufite passport ya Canada i Burundi urimanukira ku mikeke. Oya urayisaba visa muri ntuza. Ujye Burundi wakaviza ufite ntuza passport ya Canada. Ibyo ntacyo bibabwiye abantu. Ariko ntaribi urishyura. Ntabwo ari ibintu bya daje, n'utudolari tungahe se 2 50. ubwo 50 y'amarundi nangahe n'ibihumbi 3. Ariko urumva wagiye muri ambasade kwirondera bitewe na currency y'u Burundi. Reka ndore ibihugu ni ibihugu bingahe Canada ifite? Ni 152. 158. oya ni 152. Eka ngubu Google yarabyoroheje uhita ubireba. Imibare ni ya Kayihura mubanze musubire kuri Google muri kugugoringa he. Ni 152 yewe. Ibyo bindi wowe wabibonye ibyo bindi harimo biriya usabira visa kuri airport. Nk'u Rwanda bahita baramwibye 188 kandi ntabwo ari byo. ese agahe kudaheruka kuza mu Rwanda ngo saze ejo bundi ryari ukwezi gutaha. Dore visa ya Canada bayishyizemo itarapo ry'abatinganyi. ako kana Ariko Godfather kuki uvuga ngo ni idarapo ry'abatinganyi? Wasanga ari rainbow. Iramaze.
nonese ubu rainbow tuzajya tuvuga ko ari ubutinganyi cyangwa ari idarapo ry'abatinganyi? ariko shaho reka mbabwire, umuntu utaraba inshuti n'umuge agira ngo aba bantu niba hari abantu beza ba mbere babaho ni abage tuvuge kuri n'aba safi lesbian. tuvuge kuri safi ndakusabye muko dore ndi hafi kubona residence urabura gushaka ibyangombwa byo muri Canada ukirirwa mu madarapo. urabura gushaka ibyangombwa ahubwo ubu ngubu Godfather niwe wirangaye, uba afite nk'abashuti b'abageye akaba yarabibonye kera akarekeraho kuba umusampapi. ndi kumva ushaka kugira ngo nkumanure muri space yanjye nakubonye wowe. none se ubwo naba nzira iki? abakozi ngo iyi ni umusampapi. uragira ngo abantu uraza gusiga igiceri kugira ngo mbone ibyangombwa? ntabwo bari abantu bagura, none se kereka ahubwo ari wowe ubatoraguje igiceri. none se bafite iki cyo kugutoraguza ibigiceri? nta kintu bibereyeho. namanuka imasi nkayambara bote nkajya kuragira inka sha barababeshye murakatsinga n'imana ukajya kuziragira se waziragirira hehe na FRD? na Wazarendo iri hariya. kunumva ntaho ufite mwa igumira mu biti bya Canada naho Dumba n'abatarabigeraho babishyire hasi byaruri ngo namanuka imasi se nkajya kuragira. uraragiriza ko FRD zimereye nabi n'umuzarendo cyangwa uri Wazarendo cyangwa M23 ndumu M23 pro guys. Okay. ese noneho kunumva itabaye team no sleep ukayihura ayijyanye ku rundi rwego. oya kayihura n'isi ukayihura uzi ko ibintu byose yabikora. ariko buriya njyewe nubwo uvuga ngo ibintu byose nabikora, uzi isoni ngira. ushatse kuvuga ko abikora byose? uri safe contained kabisa. abikora byose niko avuze sana. oya ntabwo mvuze ko ubwo niko avuze ariko si ukuri kuko njye ngira isoni. ngaho tubwira ibyo ukora niba utabikora byose. ngo ugira isoni mva yibera kurya nyuma arya capati ibishyimbo. oya ibyo biba mu biryo kuri wa muhanda umanuka harya jiha, wa muhanda w'amabuye. kwa mutwe unywa agacyayi se cyangwa agakawa? oya agakawa ariko reka babwire TV yo mu biryo imeze nka vodoka. yewe awa abagore mu biryo bashyiramo urumogi ngo iki oya burabitubwira. uzi ko ukoza ese Godfather wabonye iriya nkuru y'umuntu witwa Eric w'umugenzacyaha bishesha bamutsinze he? mana we reka nze gushakira iyo video ngo kuki sha natwe turebe umunyarwanda yumvise sha ngo yaravuye ku kazi. ikibazo ngo bamuteye ibyuma n'ibyuma nibi sha ayo makuru ko ntayamenye none umva makuru yapfuye ryari? erega ntukiba mu kizuru umusibejo si umusibejo giha muri weekend. iyo umuntu yapfuye nk'uwo nguwo ntabwo bakeneye ubuvugizi. ngewe nk'uwo namubwirwa n'iki? ntaba bukeneye none ubuvugizi bw'umuntu wapfuye waba umuhute. ese babafashe jiha? oya nyine wabugira kugira ngo iperereza rikorwe abamwishe jiha babafashe cyangwa barabafata? ntago barabafata. bazafatwa. kwica umukozi shawa yari umushinjacyaha. yari umugenzacyaha. uze bimpereze ndore giha ndapfuye. ubu ndi kubireba biriya bintu erega byamizwe n'amasitade byamizwe n'iby'imyidagaduro byabaye muri weekend. ngize n'ubwoba bwo kubireba. ugira ubwoba Godfather? ugira ubwoba? mufite amafoto ye yapfuye cyangwa mufite amafoto akiri muzima?
oya twabonye video abantu bari kuvuga Yimpe Jiha. yapfiriye ndi kuyita nce za Remera Remera Kigali. ndi kureba iyo video Yari mwana ribu kugira se ngo nzagere kuri video bafite Ndakubaza Jiha. yari umugenzacyaha Yaguye wa Remera. yaguye Remera ntuza. Remera yari arimo Amusement. ataha ajya mu none rugo umurambo iwe, bawusanze mu gace yari arimo kahatuye ataha Jiha, yari atashye bamufatiye hafi yari ari yiwe. gutaha buriya aha wasanga ari ntuze nk'uwo kandi nawe babwire video ndumva yashinjije yihuta ibyaha akahita amwica. None se ko ndi kubajya barakasa mutwe muri Kigali y'uyu munsi. nuko Erega Godfa nta hantu, ntabwo nubwo i Kigali yenda tuvuge ngo hari No, oya, ariko mu umutekano. mwihariko uretse gato umwihariko n'ubudasa bwo mu Rwanda ni uko ari umutekano, Uzi sibyo? se icyaha kimwe No, no mu no, no, ijoro no, 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 hari no, no, no. Sande no mu Buswise barabica no mu nkeswe Busuwisi mu abantu Rwanda. barapfa urimo kumva, yego, ariko hari icyo bita umwihariko kugeza aya masaha utuma abakerarugendo batajya muri Kongo cyangwa bajye mu Uganda cyangwa cyane bagasohoka rwose. Burundi, ni uko hari umutekano, umuntu agenda akagera saa 10 za nijoro. Yego, None se abantu biciye umuntu, hari umuntu uzongera ariko kuhanuka amazuru saa 10 ntihabura saa. umugizi wa nabi Oya, uca ariko inyuma uretse gato tugende gake, sibyo? Ibi ngibi bigomba kuba igikuba bikaba n'igitangaza. ariko n'ubundi byakibaye nuko wari utaramenya amakuru. Nabikubwiye byabaye muri weekend, ariko ino weekend yari irimo ibintu byinshi. Reka baduhereze aya mavideo, ngiye impe nayo posting Jiha yimpe. Abamwishe kubera ibintu byinshi biba biri muri telefone abamwishe ntabwo babura kumenyekana, kubera ntabwo abuze dosiye yarimo arakurikira cyane rwose yazize akazi kiwe ubwo. None se baba bafite ubwishingizi Jiha? Ko ari ujya mu manza nyinshi nk'ibi ngibi nk'aba bakozi ba leta gutya abashinjacyaha bigenda bita? wabajije se abe kwaza amategeko? Amategeko nakwigishije ntabwo wamaze kuyafata Jiha, usigaye usesengura neza. Ntibamwigishije gusesengura? Ariko se iyo nkuru Papi Ndahiro ntayazi? cyokora abe ndi kuyiguha abe, hari ibintu wambwiye rwose bimfasha mwana. None se kuba ugiye nubwo ngaho mureke twumve iyo nkuru, nubwo mbona mureke twumve nawe iyo nkuru z'umuntu uri kuyikina. nubwo mbona nawe hari igihe uba wayibagiwe. Jiha, ongera idukinire twumve. ndi kuyiguha ariko nayo idukinire ko giye ntago mfite ahantu ntago nabona uko nyikina. Okay, noneho ndayibakinira cyangwa mfite nanayihasa kandi se afite telefone afite imwe, weho yimpe hanyuma unayidukinire. Oya, mfite imwe. Okay, uraseka iki ariko Gahinde? ndabona rero mukwiye namwe Agahinde ko kaba gafite nyinshi kubera uburaya bwabo. Ahubwo mubitekereza Singo Connect agashyize ku murongo ntabwo akiri indaya nka kera. Ubu ni hari indaya cyane. Ni inshuti na Singo Connect cyane. Ahubwo rata buri so ndaza kugutereta niba muziranye na Singo Connect. Okay, urabanza guca kuri njyewe so no, ariko hari ikintu ibyo bintu. Oya, mwavuze ngo ndumukire se umukire wapfa kumugiraho gutyo bikeye. Sande, ibyo bintu reka mbasabe ntimuzongere no kwivuga ahantu ndi. Bike? Singo Connect ntabwo ari izina ry'umuntu. Singo Connect ni company. Arazwi. Ndakumanura n'amataratara bimeze nk'ayo mu twazo w'ibitabo bya Kasavumbi. none se uze kumpa izo nimero za company. Oya, uretse nkubaze Sande. Data Singo Connect sheri tumenye. Singo Connect ujye yumva nka kuriya wumva Air Canada. Urakoze cyane. Ujya wumva none se nita abashoramari. None se nifite oya bifite iyo ugiye kuri Amazon, iyo ugiye guhahira kuri Amazon cyangwa ujya kwa Jason ujya gushaka nyira ugashaka ariko kurangura najya kwa Deje. ujye yumva nka Twitter X. Ujyumva nka yanga ushaka nimero ya Elon Musk. Iyo ugiye kudownloadinga Twitter. No diseriye Jiha. No, uretse gato Jiha, uretse impamvu ndi kuvuga gutya, niyo mpamvu muri kuvuga nka kambye impamvu. Ariko Godfrey reka nkubwire nyiri Singo Connect ni umuntu uri hambo. Aramaze nagenda abe hambo cyangwa byihorere, ni ukuvuga ngo ibi bintu urukumva reka nkubwire Jiha. Ibi bintu tugomba kubishyira ku yindi level. If someone afashe agakora investment mu kintu hakaza nk'ibintu bya training ngo ndatura no yaguhaye menshi. None se ubikonti haba Deje bose abashoramari bose Sande kwihora hano.
nakumanura kandi wamanuka amatatera amaze kuva mu maso. Ese singo ngewe kutarampa ngo namamazera. Hey, Urumva wahereye kuri hello. Instagram ujyana nawe urumva icyo nta nari nubwo kuvuga. uyu nguyu ari nga uyu nguyu umubona ari guseka nta nubwo ubu ngubu uri mwe Ni igikati ushobora gusanga ari na catfish. So urumva Are. niko kuri Jiha. So urumva Jihad wagiye nyumva mwana wa mama komandi kukubwira ibintu ngiye ya nzi. ibintu muri Aha, single connect ndakumva. byafashe indi ntera ntabwo bikiri Urumva niba company uretse cyo tubasiriye urukumva Jiha urumva uzonda bivuga ntabwo kubabwira ni mujya mu nyumva muko ibikoye. ni nko gutwara ibikenya mu Gerageza ngorofani turakumva. Mugerageze mu nyumve kambivye muri aya magambo urukumva Jiha buriya reka buriya ikintu abantu tujya urumva kuko nyine bajya bavuga ngo nta muhanuzi wabo urimo kumva Jiha kugira ngo Apple muri Apple cyangwa Android accepting request yawe kugira ngo application yemerwe bayishyire mu matelefone yawe yidownloading muri telefone genda umbazi akasa mutwe buri munsi bamwe ngo ndayilanchinga you know how long bigusaba investigation zikorwa bagusaba gukorana na company zo muri Amerika za seriveri zigomba kuba ari zo muri Amerika kuko n'abantu bazashyiramo amakarite de credit yabo umuntu afata amafaranga arenga 20-30 by'amadolari bigashya kuko hari ikintu kimwe kitagenze neza agasenya kongera kubaka ibindi. So rero ukumva ikibazo tugiye muri community yacu, so ibi ni ibintu ni investment iruta kubaka n'amazu. So rero ibi ni ibintu ntekereza ko sometimes igihe tunafata n'umwanya twumve imvune n'intumbero y'umuntu n'ibintu umuntu yabashyizemo imbaraga n'amafaranga menshi, hanyuma noneho nka community none ngiye byonyine kubyumvamo umuntu tuvuga ururimi rumwe. Ibyo nyine byakaba bidusunikira kumva kuri umuntu we can support tukabihareza agaciro kuko ni ikintu kizima kandi gifatika. Niba umuntu ashobora ku approaching akajya